turabasuje abantu bakoze subscribe kuri The Tem TV. Hari ibintu muri no minsi bimaze kuba akasa mutwe mu bantu basigaye baganira ibintu kuri Bibiliya ariko ugasanga hari ibintu batumvikana. Nk'umurongo uvuga mu itangiriro igice cya 6 umurongo wa mbere kugeza kuri 4 havuga inkuru irimo abana b'Imana n'abakobwa b'abantu. Hari impaka zitandukanye kuba abo bana b'Imana ari bo n'impamvu abana babyaranye n'abakobwa b'abantu bakuze bakaba barebare cyane nk'uko bivuga muri Bibiliya. Ndi kumwana n'umuvandimwe usobanukiwe ibintu bijyanye na Bibiliya ndetse na teoloji. Turagira ngo turabana nawe muri iki kiganiro adufashe cyane kubyumva. Aho mutumva muraza kumubaza muri comment nta kibazo. Reka atangire nawe twibwira ashyira hake umusesenguzi kuri bino bintu. Ntabwo ari ukuvuga ngo wenda nsobanukiwe byinshi kuko biriya twese turayisoma tugasobanukirwa n'ikivuga, wenda ahubwo dushobora kuganira kuri iyo ngingo bitewe n'uko dushobora kumara amatsiko abantu kuri ibyo bintu. Nitwa cyangwa ndi Ishimwe Josue Maripasi. Tugiye kubana muri iki kiganiro aho tugiye kurebera hamwe koko nk'uko bivugwa muri kiriya gice cya 6 cy'itangiriro, havuga uburyo ubwoko bw'Imana nako abana b'Imana ngo barebye abakobwa beza bo mu isi batoranya abo bishakiye barabarongora, ubwo nyine babagira abagore babo. Ngo haza kuvuka ngo abantu banini cyane, hari n'inyigisho ivuga ko ngo abantu abamarayika bashobora kuba barabyaranye n'abantu ngo bakabyara abantu ngo bibirangirire, ko hasi baravuga ngo nibo bantu bibirangirire babayeho kera. Rero ngo none se tukatwibaza tuti abamarayika baba baraje hano ku isi bakabyarana n'abantu bakabyara abo bantu banini cyane babayeho mu bihe byashize? Icyo wenda twaganiraho. Ese ubundi Bibiliya ishatse kuvuga umwana w'Imana, umwana w'Imana ni muntu ki? Kandi ubundi narinzi ko ubundi twese turi abana b'Imana. Mu buryo bumwe hari nk'amagambo Paul ajyaga avuga ati muri abana b'Imana, cyangwa se Petero cyangwa n'abandi bantu bajya bavuga ko abantu ari abana b'Imana. Ubundi turi abana b'Imana bikomotse kuko Imana yatanze igitambo, cyangwa se kuko Imana idukunda iduha. Hari nk'isomo rivuga ngo yari mu isi niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamwemera, ngo icyo akora abamwemeye bakizera izina rye yahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Urumva rero abantu bemera Imana bakizera izina rya Yesu Kristo bahabwa ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi abana b'Imana ni abantu bagendera ku mahame yose, cyangwa se ni abantu bagendera ku cyo Bibiliya ivuga, kandi bagendera ku butumwa mpamo bw'icyo Imana ishaka ku bantu. Bitavuze ko abantu batabigenderaho nabo baba ari abana b'Imana, ko abantu benshi bavuga ati natwe turi abana b'Imana, ariko mu buryo bw'icyo Bibiliya isobanura ni uko abantu bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana ari abemeye ibyo Yesu yavuze. Nkurikije abantu twaganiriye bampaye ibisubizo ariko bitatu bitandukanye. Ari nayo mpamvu nyamukuru nagutumiye ngira ngo dutanga umucyo kuri iki kintu. Wa mbere yarambwiye ati ngo bashobora kuba bari abamarayika birukanywe mu ijuru bakirukananwa na Satani. Yego. Undi aravuga ati bari abami bakomeye bo ku isi. Undi wa gatatu yarambwiye ati se ni abakomotse kuri Seti bariho babyarana n'abakomotse kuri Kayini. Cyane cyane ko bano bavuga ko bari abamarayika bashingira cyane ku isezerano rya kera rikunze kwita abamarayika bakabita nk'abana b'Imana. Ese aho hantu wenda duhereye ku bamarayika wadushyiraho umucyo bimeze bite? Ese uremeranywa nabo cyangwa? Muri ibyo bisubizo hari kimwe gifite umujyo w'ibyo nemera n'icyo Bibiliya yigisha. Amatorero menshi ndetse azwi y'ibirangirire amwe yemereye inyigisho y'uko abantu babyaranye cyangwa se bamanutse bakabana n'abo bantu, ariko si yo mpamo y'icyo Bibiliya yigisha ugende ku kuri. Ibyo turaza kubibona hirya. Ubundi se twakwibaza ngo Bibiliya icyo yigisha ni iki? Ni ikijyanye
n'icyo yagiye isobanura mu bihe byose, kandi kikajyana n'icyo Yesu aje hano ku isi yashimangiye. Niba Yesu yaraje hano ku isi agashimangira ko ibyo bintu utabaye, Yesu akaza hano ku isi agashimangira yuko ibintu runaka, kandi tukaba twarabibonye no mu gihe cyashize, ibyo bintu koko n'ibintu bikebakeba yuko ibyo bintu atari ukuri pe. Bishatse kuvuga ko rero turaza kurebera hamwe muri Bibiliya, uretse umurongo umwe ushobora kumva mu buryo bwa context utumvishe, cyangwa mu busobanuro bwa verisiyo ya Bibiliya imwe, ariko se ahandi hantu wabyumva ute? Aho nitubasha kuyibona rero dukoresheje Bibiliya, turaza kubona igisubizo mpamo cy'uko ukuri kuri. Ese abo bantu koko baje ku isi babyarana n'abakobwa beza, babyarana abo bantu, ubundi abo bantu babita abanefire, nefiris. None ese abo bantu ntago babaga ku isi ku buryo bya Bibiliya yandika ngo barebye abana b'abantu ku isi? Reka dukoreshe iryo ubundi somo twumve wa mugani context uwo mwanditsi yakoresheje. Reka turebe igitabo cy'itangira igice cya 6 duhere ku murongo wa mbere. Igitabo cy'itangira igice cya 6 ku murongo wa mbere, kugira ngo urajye ugenda udufasha kugira ngo tubyumve neza. Igitabo cy'itangira igice cya 6 umurongo waho wa mbere. Igice cya 6 umurongo wa mbere. Katurebe. Haravuga ngo titiri iravuga ngo abantu bahinduka babi cyane. Umurongo wa mbere avuga ngo abantu batangira kugwira mu isi babyara abakobwa. Yego, ni umurongo wa mbere. Kabiri aravuga abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza. Yego, barongoramo abo batoranyije bose. Umurongo wa 3 Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Umurongo arakomeza avuga ngo, uwo ni umurongo wa kangahe? ni umurongo wa 2 nari nkiri wa 3. Ngo nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Umurongo wa 4 wavuga ati muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi no mu gihe cyo hanyuma, abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana nabo abana, ari bo za ntwari za kera zari ibirangirire. Ushatse warekeraho. Subira ku murongo wa 3. Ku murongo wa 3 aravuga ngo Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Ushatse warekera aho ngaho. Umwuka w'Uwiteka ntazahora aruhanya n'abantu iminsi yose, kuko ari abantu b'umubiri. Hejuru twatubonye ko ari abana b'Imana. Ahari iyo abo bantu bari abamarayika, Bibiliya bisobanuye ko ntabwo ibivuze ngo ni abantu b'umubiri, kuko urumva ifashe igika cy'aba bantu bose bo hejuru ibamanura hasi yerekana ko ari abantu b'umubiri. Subire ku murongo wa 3. Umurongo wa 3 niho havuga ko Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Uwiteka ntazahora aruhanya n'abantu bose, kuko ari abantu b'umubiri. Niba aba bantu bemeze ko ari abamarayika babyaranye n'abantu, ntabwo Imana irakomeza kuvuga ibintu by'umubiri, kuki yakomeje gukoresha nyine abantu b'umubiri fresh. Ya verisiyo y'icyongereza wari ufite, turebere uwo nta verisiyo y'icyongereza ihari, uturebere. Turaza kureba kuri verisiyo ya King James ijambo bakoresheje. Komeza ku murongo wa 4 wumve. Umurongo wa 4 uvuga ngo muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi no mu gihe cyo hanyuma, abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana nabo abana, ari bo za ntwari za kera zari ibirangirire. Voilà. None hano tujye kumva akantu rero tukumve. Muri iyo minsi abantu barebare bariho ku isi. Abantu barebare. Noneho ikibazo rero abantu badahita basobanukirwa, aba bantu bita ngo babyaranywe n'abamarayika, bavuga ko ari ba bantu barebare aribo bita abanefire.
none Bibiliya mbere yuko ivuga yuko abana b'Imana babyaranye n'abo bantu, kandi ubundi igituma bavuga yuko ngo abo bantu ari abana bakomoka ku bamarayika n'abana b'abantu, bavuga ko bari abantu badasanzwe ku miterere y'uko bagaragara, ngo bari abantu b'abanyantege barebare kandi bafite ingufu. ese nta guciye mu ijambo, ubundi iyo abo bantu barebare ese banganaga gute muri make? Hari icyo Bibiliya bivugaho? Ntago isesengura ubunini, ariko ugenekereje uko abantu banganaga, ubundi ni nk'ibisanzwe no kuri iyi si hari igice ushobora kugeramo ugasanga hari abantu barebare banini cyane, nko muri za Sudani y'Epfo hari abantu bari muri metero 280. hano mu Rwanda twe tugira amahirwe yo ko harimo abantu banini barebare, ariko hari ibihugu ushobora kugeramo nko mu bihugu byo muri Aziya y'Iburasirazuba ugasanga abantu wenda bose ni abantu basanzwe, ariko hari ibihugu ugeramo ko harimo abantu badasanzwe barebare. Nigeze kubona ubushakashatsi buvuga ko wenda nk'Abahorandi cyangwa abantu bo mu majyaruguru y'isi bakunda kuba ari banini, biterwa nk'imiterere y'aho hantu, ibyo barya cyangwa ibintu byakomeje kuba mu ruhererekane rwabo. Rero aba banefiri cyangwa nefirisi, abantu b'ibihazi banini cyane b'intwari za kera, wumvishe ko babayeho mbere y'uko abana b'Imana babyarana nabo. Kandi icyo abantu bavugira yuko abo bantu babyaranye n'abana b'Imana ari abantu badasanzwe, ni uko bavuga ko abo bantu ari barebare kandi ari banini. None aha ngaha byibura ubonye yuko abanefire cyangwa muri iyo minsi abantu barebare banini bariho mbere y'uko banakoresha iyo context y'uko abana b'Imana babyaranye n'abantu. Binumvikana ko ushobora gusanga muri aba bantu barebare ariho harimo n'abo bakobwa beza bagiye kubyaranwa n'abana b'Imana. None ikibazo hano wenda ngira kugira tugishyire ku mucyo, kubera iki abo bantu ubundi babyaranye n'abakobwa gusa? Ese abo bantu barebare nta bakobwa barimo? Ikintu kigiye kuba mu bisekuru byashize, cyangwa nuko ubibona mu by'Abayahudi, igisekuru bagifatiraga ku mugabo. Rero tugiye kuvuga igisekuru cy'abandi bantu bakurikiyeho, ariko babyawe n'abakobwa runaka. Noneho kandi ikintu turi kwibaza, abanefire cyangwa abantu barebare bakomotse he? Abo bantu barebare b'abanefire nibo bwoko bw'abantu bakomoka ku bamarayika n'abantu basanzwe. Cyo wenda babashyirira ku umucyo uhari. Rero ntabwo ibyo bintu ari ukuri. Abana b'Imana turaza kureba demografi. Ubundi mu buryo bugaragara, Adamu yabyaye abana batatu tubona muri Bibiliya. Yabyaye Kayini, abyara Abeli, nyuma aza kubyara Seti. Birashoboka ko yabyaye abandi bakobwa n'abandi bana runaka. Reka duhere kubo Bibiliya ivuga. Inkuru rero itangira Kayini na Abeli aribo bana bari bahari. Niko wenda turebe icyo context ya Bibiliya ivuga. Nyuma Kayini murabizi ukuntu byaje kugenda, akagirisha ari umuvandimwe wa Abeli kubw'igitambo cye kitemewe, akamwica. Ibyo abantu basimye Bibiliya barabyumva. Amaze kumwica, Abeli ntago wabitwereka neza, ariko ubanza ariko kuri niko kuri nako ashobora kuba yarapfuye atabyaye, kuko ntago berekana igisekuru cy'abantu bamukomotseho. Ariko Kayini we yaje kukororoka, yaje kubaho, arabonekana n'igisekuru cy'abakomotse kuri Kayini. Ariko ngo abantu bakomotse kuri Kayini kubera kugoma, kuko Imana iravuze ngo imaze kumuvuma yaramubajije ngo Kayini, nukora neza ntuzashimwa, ariko igihe cyose ukora nabi ibyaha byitugatugira ku rugi rwawe kandi niwe bishaka. Bisa nkaho Kayini n'ubundi abamukomotseho bakomeje kuba abantu b'ibicamuke, batumviye inzira y'Imana. Imana imaze kubibona yashumbushije Adamu, abyara ngo atwika umugore w'inda Eva, abyara umuhungu amwita Seti. Seti nuza kubibona nusoma icyo gice neza, urasanga ko yabaye ari nk'umwana wa Seti. Ubundi bivuga nka shumbusho, ni nk'umwana washumbushijwe umuntu wari ufite imico myiza Abeli, noneho hahinduka umwana. Abantu bamukomotseho babaye abana cyangwa abantu bakomeje inzira y'ukuri, baba abana b'Imana. Mu gihe cya kera rero ntago habagaho gukebakeba.
abakomoka mu muryango wawe rimwe na rimwe babaga ari abantu bakomokaho n'abantu beza, cyangwa rimwe na rimwe bagakomokaho n'abantu babi. Kabone n'ubwo hari abahitagamo neza bakaba abantu beza, ariko akenshi iyo wakomokaga ku muntu udahwitse watwaraga imico mbonera y'uko uwo muntu yari ameze. Abana b'Imana rero bavugwa aha ngaha ni abantu bari barakomotse kuri Seti. Noneho abana cyangwa abakobwa b'abantu b'isi bari bahari nabo ngabo bakomotse ku bantu bari bavutse kuri Kayini. Turaza kureba igisekuru cya Kayini, turebe n'icyo Bibiliya ibivugaho. Ikindi, kugira ngo tubone umucyo, ntago abamarayika b'Imana yaba abadayimoni baciwe nk'uko babivuga koko, kandi koko ko abamarayika bo ntago baza kurongorana n'abakobwa b'isi. Ntabwo ibyo bintu bishoboka, kuko Bibiliya ivuga ko nta abamarayika badashaka. Urakoze cyane. Yesu yarabivuze, turaza kubigeraho muri Matayo 22 wa 30. Nabwo duhite tuninjiraho, reka tugeyo. Abantu bashatse gucalenjinga Yesu, Matayo 22 umurongo wa 30. Abantu bashatse gucalenjinga Yesu bamubaza igitekerezo gisekeje ariko cyahise kinabisobanura. Baramubaza ngo nimba umuvandimwe yarashatse umugore, uwo muvandimwe agapfa, muri umuntu wakamuhungura agashaka uwo mugore nawe agapfa, bigakorwa kugeza ku bavandimwe 7. Matayo 22 umurongo wa 30. Wenda hera hejuru gatoya, uhere hejuru ku 22 umurongo wa 20 wenda n'umunani. Matayo 22 umurongo wa 28. Aravuga ngo mbese mwizuka azaba ari mukande. Pardon, nahango nashaka kuvuga. Wa mugore ni igitekerezo cyari wenda abantu bagisoma bitonze hejuru, gwera hejuru. Bamuhaye igitekerezo cy'umuntu washatse umugore. Arangije arapfa. Uziko umuco wari umeze ko iyo upfuye no mu Kinyarwanda birahari, muri umuntu wawe yataga amuhungura uwo mugore, kuko umugore yari uw'umuryango. Atango no gushumbuka. Gushumbuka mu muco nyarwanda naho ushaka kuba byaraba. Birahari. Byari bihari, wenda ubungubu ibintu bikiba, ariko byari bihari. Waba uri muri umuntu we, umugore yari uw'umuryango, ukahita umufata nawe nk'umuntu muvukana wenda yitabye Imana cyangwa ibindi bibazo, kuko ubundi bavuga ko umwana ari n'uw'umuryango, ntabwo yabaga ari uwawe gusa. Byari n'ibintu byiza byatumaga abana cyangwa se abantu bumva ko bari kohereza bafite umuco. Nabyo tuzabiganira mu muco, reka twikomereze nta kibazo. None igihari, uyu mugore yashatse umugabo arapfa, undi bamushumbishije arapfa, undi bamushumbishije arapfa, bagera ku bavandimwe 7. Noneho baramubaza ngo ku munsi muri paradizo cyangwa ku munsi w'imperuka cyangwa mu ijuru, aba bantu baramutse bose bagiye mu ijuru, uyu mugore yazaba uwande. Soma ku gice cya 28 wumve. Aravuga ngo bose ko ari 7, ko bose bari bamufite. 29 aravuga ngo Yesu arabasubiza ati mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana. Urakoze. Burese gatoya, mwarahabye kuko mutamenye icyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana. Ubundi guhaba ni bishatse kuvuga iki? Guhaba ni ukujya kure y'ukuri. Wenda abantu batabyumva neza babisobanura. Ujya wumva umuntu avuze ngo imitima yacu yahabiye kure, nyine yagiye kure. Ni ibintu bitari ibyo, nyine kure cyane. Urumva guhaba ni ibintu bihabanye. Mwarahabye kuko mutazi ibyanditswe, mutamenye ukuri kw'ibyanditswe. Komeza. Kuri 30 aravuga ngo mwizuka ntibarongora kandi ntibashyingirwa, ahubwo bamera nk'abamarayika bo mu ijuru. Wenda birahita bishimangira ko abamarayika badashaka abagore. Ndetse nubwo tubona twarabuze ahantu hari umumarayika wenda muri Bibiliya batweretse washatse, ariko Yesu aranabishimangiye. Nimba wizera Bibiliya ukizera umwana w'Imana nka Yesu, wakavuga ko abamarayika badashaka, abo bandi bo bashatse bate? Kandi hari ikindi kintu wenda ushobora guhita umbaza, utabonde abo wenda bari babandi batemeye ibyo Imana ivuga, bari mu badayimoni bashakanye n'abo bantu. Ariko hoya, ubundi umumarayika ni muntu ki? Naho twasesengura abamarayika ni bantu ki? Pawulo aravuga ngo ntago turwana n'abafite inyama n'amaraso,
turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, aba bavuga abadayimoni cyangwa abo bamarayika. Abamarayika ni imyuka cyangwa ni abantu bafite imbaraga idasanzwe irenze itafitiye kimuntu. Rero ntabwo umumarayika yakwigira umuntu ngo aryamane n'umugore nk'uko abantu bakora imibonano mpuzabitsina umugore n'umugabo. Icyo nacyo ni ikintu gishimangira yuko ari ubuyobozi buri mu nyigisho y'amatorero akomeye cyane yigisha iby'iyobokamana. Ukumva umuntu arakubwiye ngo abamarayika ngo baraje babyara n'abantu, ngo babyara abantu banini cyane bitwa Nefire. Naratangaye umuntu umwe numvishe wo mu itorero rwose rivuga iby'iyobokamana cyane kandi basoma, avuga uburyo ngo abantu babyaranye n'abantu, nako ngo abamarayika ngo baje bakabyarana n'abantu n'abamarayika. Abantu benshi bazi ko ariko ngo byagenze, ntabwo uko ko ari ukuri. umubare w'abantu benshi bavuga Yesu aravuze ngo barahabye. Ariko ndibwira ko abakurikiye The Time TV barimo baragenda basobanukirwa n'icyo bivuga. Turebere mu gitabo cya Petero, urwa mbere rwa Petero, igice cya 3:6 twumva icyo tubwira. Petero, urwa mbere rwa Petero, igice cyawo cya 3:6. Petero igice cya 3:6 nahageze. Aravuga ngo nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we, namwe muri abana b'uwo, niba mukora neza ntimugire ubwoba bubahamura. Bubahamura. Aha, aravuze nk'uko Sara yumviraga Aburahamu, namwe muri abana b'uwo, nuvuga ngo muri abana b'Imana. Hari isomo nakoresheje ndavuga ngo yari mu isi niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamwemera. Icyo akora bamwemeye bakizera izina rye. N'abana cyangwa abana ba Aburahamu. Abana namwe muri abana b'uwo nguwo. Zamuka hejuru turebe ku murongo wa 5. Umurongo wa 5 muri icyo gice n'ubundi imbere yo kuhira kwa 6. ngo abagore bera ba kera biringiraga Imana, niko birimbishaga bagandukira abagabo babo. 6 nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we, namwe muri abana b'ubu, niba mukora neza ntimugire ubwoba bubahamura. Urakoze. Hejuru warubonye ko abagore ba kera nyine biringiraga Imana. Ubwo urumva ntago ari Aburahamu noneho ni Imana. Rero Imana yitabana abana b'Imana. Ni nk'uko wakwibaza ngo kuki Yesu yavugaga ngo umwana w'umuntu. Mbere yuko ajya kubambwa yaravuze ngo iminsi 3 ni umwana w'umuntu azagambanirwa, acirwa urubanza rwa kibera, ashyirwa mu maboko y'abanyabyaha, ndetse apfa urupfu rubi ku musaraba, ariko nyuma y'iminsi 3 azazuka. Hari ibintu agomba kugira. Umuntu umwe ashobora kuva iyo context akayigendera akavuga ati Yesu niba yaravuze ngo ni umwana w'umuntu, ntago akiri umwana w'Imana. Ariko wavuga uti ibyo bintu yabivugiye iki, bisobanuye iki? Arendagira ngo abantu babyumve. Nimba Bibiliya ivuze ngo abana b'Imana barebamo abo bakunze barabarongora, ni ya miryango ibiri. Ni abana bakomokaga kuri Seti, n'abantu bakomokaga kuri Kayini. Tugiye kureba urubyaro rwa Seti n'urwa Kayini na chronologique yuko bakomeje gukomeza, turahita tunabona yuko koko aba bantu baje kuba abana b'Imana. Subira mu itangira iki cya 6. W'umwagati wabayeho mu gihe cya Isirayeli witwaga Goliyati. Yari umugabo muremure ku buryo bamugiranye n'abanefiri. Hano ni kwereka ko abantu bose bapfuye, ariko nyuma hakaza kuba abandi bantu barebare. Ese wamugani ntabwo ujye ubona nk'umuntu babita mu Kinyarwanda ngo igihimba gimbe. Bajya bavuga ngo uriya Goliyati ngo yashaka kuba yapima nka metero 6, nibyo? Yego, birasa nabyo ugereranyije n'ibipimo bavuga. Ibivugwa muri Bibiliya yari afite uburebure buteye. Ndetse bavuga baryamanye nabo no, icyo nshaka kwerekana nuko abantu banini, aba bantu bari kwitira Nefiri bahozeho, n'ubu ngubu harantu ushobora kugera ukajya ubona urinzi. Reka ngwe nk'urugero. Reba abatasi bajya gutata igihugu, kiriya gihugu Abisirayeli ngo bagiye gutata abantu baho, noneho ngo bagezeyo ngo babageraga imbere bakabona bameze nk'inzige. Birumvikana ko abantu bo muri kiriya gice babaga ni udusimba dutoya. Ibaze rero kubona umuntu ukabona uri inzige, ukabona umuntu nyine barebare cyane bikomeye. Rero hari ikindi kintu rero abantu batari guhuza, hari n'inyigisho mbi abantu batari guhuza
icyo kintu cyaje mu mutwe kandi gifite ubusobanuro. none wenda ko numva bano bantu bavuga ngo bari abami bakomeye bo ku isi hari ahantu byaba bihurira n'ukuri. Aba bantu ko numva bari bakomeye cyane icyo gihe. Ubundi reka tujye mu buzima buri reality. Umuntu ufite igihagararo munini ugaragara ko yagutse, uzarebe ntibyumvikana ko ushobora kumugira umuyobozi, si umuperezida mwiza se? Ni ibintu bisanzwe. Kandi none mu gihe cyashize hari ikintu turamenyaho, uretse critique yajeho ya filozofi yo gukoresha ubuhanga, mu bihe byashize amaboko, kugira amaboko cyari igisobanuro cyo kugira imbaraga. Nuvuga ngo n'umuntu kugira ngo ukonkere cyangwa ufata ahantu, n'Abisirayeli waragiye ubyumva, bararwanaga bagatsinda abantu bo muri ako gace. Birumvikana n'abantu babo bafite imbaraga nyine n'ubunini no gukubita, bagakwiye kuba bari abami cyangwa abantu bakomeye muri icyo gihe. Birumvikana rero ntago bitangaje ko abo bantu bari ibirangire n'abandi bantu ba kera. Okay, noneho kugira ngo dushyireho umucyo kuri ibi by'abamarayika, noneho bivuga ko hari abamarayika birukanwe na Satani mu ijuru. Oya, ni Imana ahubwo. Birukananywe na Satani. Birukananywe. None kandi njya numva bavuga ngo hari igihe ngo bigiranywe bakaza mu ishusho y'umuntu. Ese ntago baba abavuga ko baba ari abamarayika birukananywe na Shitani, bo niki wababwira? Nta baba benda guhurira n'ukuri cyangwa se hari ibyo bifite aho bihuriye n'abadayimoni, amagini n'ibindi bintu. Satani akora amaji, ni umuhanga cyane. Abantu benshi bize iby'iyobokamana ariko ntabwo bazi Satani. Ndetse Bibiliya itanga umucyo ikanabuza abantu gukinisha n'imyuka y'ibintu batazi. Pawulo yaravuze ngo ntago dukina n'abantu bafite inyama n'amaraso, dukina n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Muri Yuda igice cya 1 umurongo wa 9 ho, yego, muri Yuda igice cya 1 umurongo wa 9 ho havuga ngo na marayika Mikayeli igihe yasiganiraga ku murambo wa Mose, yaravuze ngo Imana ikunsindire cyanyagasani cyangwa uhoraho, bitewe na verisiyo. Ikintu bigaragara cyo abantu benshi bagiye bavuga ukumva na Satani aramututse ari kubifata nk'ibintu bidasanzwe. Aba bantu ni abanyembaraga. Wowe tekereza ufite umuntu umwe mu bantu bari kundeba muri iki kiganiro, uri kundeba uri kugikurikira ufite ubuhanga cyane kandi umaze igihe kinini ku isi, ntago ari hejuru y'imyaka 100. Niba ufite ijana biragoye kuri kureba iki kiganiro neza ukagisesengura, kuko ubwenge bwawe bwatangiye kugira ikindi kibazo. Nashaba banagize n'ibibazo byo. Nta nubwo yafata akanya ko kureba iyi screen yaba ari kubiri kumugora. Reba imyaka ufite wawe ukuntu iri mike, ubwo benshi muri kundeba bakuze bafite 80-90. Ariko Satani wowe uri kuvuga imyaka 2020 ishize na 20 nubwo ndi kuvuga iyi ngiyi, Yesu ariho, yari ahari. None uri muntu ki wo gushaka kumva ko ari umuntu aracyahari n'ubu. None we turi kuvuga byonyine Yesu ahari, ariko usanga abantu bamufashe nk'umuntu nk'akaraho. None se byashoboka kiyo kabo badayimoni cyangwa se abo bamarayika bashaka kwihindura ishusho y'umuntu bakaba baryamana n'abantu bo ku isi? Kwihindura bakora amajina bivuze. Ariko hari ibyo abamarayika batarenga, hari ibyo abo badayimoni batarenga. Nimba rasomye n'igitekerezo cya Yobu, wumvishe uburyo basabye ndetse bakanamuhabwa, ariko ntago bemeye kwinjira mu buzima bwacu imbere, ku buryo bagera naho baduturema ngingo twabo tukabyarana nabo. Ntago ibyo bintu byashoboka, ntago byashoboka. Bafata amaji nk'urugero, hari igitekerezo kiri muri Bibiliya kiboneka hari muri Samweli igice cya rwa 2 rwa Samweli cyangwa urwa 1 rwa Samweli igice cya 28 hafi aho, berekana uburyo Sawuli yagize ikibazo cyo guterwa agatsindwa, ajya gushikisha ku murozi witwaga ku murozi w'ungo w'ahantu witwa Andori, ndatekereza wa Andori. Muri vuga ko bashikishije Samweli, ndumva uri kubimenya koko umuzimu yaraje wa Samweli. Ikigaragara cyo aba bamarayika kandi no sobundi turetse ibintu kandi n'abakristo mu bireba mu byumve, n'ukuri mbabwije ukuri guhari. Iyi mbaraga z'imyuka n'ibindi bintu abantu bashobora kukubwira koko ko babibonye. Nta muntu wari waguha inkuru koko y'ukuri mamo y'ibintu by'ibihushuka yabonye ngo wenda ngo by'umuntu wapfuye cyangwa byo gushika, no mu Kinyarwanda ribibamo. Izo mbaraga zirahari ku bantu bakorana nazo. Izo mbaraga mu Rwanda abantu bakorana nazo zari zihari cyangwa zirahari. Bavuga ko zihari abantu. Nubwo Imana izurusha ubushobozi,
kandi ikaba idakebakiba kubwira abantu ko badagomba gukorana nabyo. Igihari ni uko abadayimoni bafite izo mbaraga kandi satani ashobora gukora amaji akaguhuma amaso cyangwa akaguha ikintu kimeze nka filime. Ariko se na virtual reality yo y'abantu isanzwe bari gukora uburyo ushobora kuba waganiriza umuntu wapfuye babikoze muri software, ukambara ikintu mu maso bakarema ishusho y'amakuru wabahaye, barangiza ukajya baza wa muntu ukagaragara nkaho uri kumwe nawe. None nimba twe dushobora gukora ubwo bushakashatsi, satani we utahindura, tugera ku musozo tunatanga umucyo. Hari ikintu nagira ngo wenda ubwira abantu mu itangiriro igice cya 6 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7, aravuga ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Ese ko muri iki gice n'undi cya 6 bigaragaza ko abo bantu banavutse aho ngaho bari abantu babi cyane, ni kubera iki abantu bavutse ari abantu babi cyane? Ubundi byatewe n'iki? N'ubundi ni nk'uko wavuga ngo n'abantu bo muri iki kinyejana, ni nk'uko wavuga ngo agace k'abantu bibabaga i Sodoma n'i Gomora kugeza Imana yicujije. Nyine urumva iki nicyo kintu cya mbere kigiye kuba cy'ubuhenebere. Abantu baryawe n'abo bakobwa ariko abana b'Imana. Uretse n'ibyo ngibyo reka ze nkubwire, ahangaha Imana ibitavuze iti abantu babyawe n'abantu b'Imana n'abantu baba babi cyane cyabatera imico mibi abantu, ku buryo Imana kurya iyo verisiyo batayivuga batyo kugira ngo badukureho dute, bakaba bakomeje gukoresha abantu. Urumva ko chronologique cyangwa prote y'igitekerezo iragaragaza yuko n'ubundi ari abantu bari kugenda bigarukamo, nta hantu bagaragaje abo bantu. Ntabwo biri kubura kuvuga icyo kintu ikagitangaho umucyo. Ubu n'ubuyobe bukomoye rero ndi kugera ku musozo, bunafashijwe n'iterambere rigezweho, ari byo n'abantu bagomba kwitondera. Amatorero amwe n'amwe ajyana ibyo bintu byaje mu bikino bigezweho by'iki gihe, biri gukorwa muri filime zigezweho zikorwa no muri Hollywood ndetse n'ahandi hantu, aho abantu batangiye gukora ibintu bimeze nk'ibihigimba cyangwa bikomeye cyane by'ibihazi, bakabikinisha muri filime bashaka kwerekana ko ibyo bintu by'abantu cyangwa badasanzwe cyangwa nabya n'ibindi by'imyuka ikomeye bibana n'abantu cyangwa bibarimo, cyangwa hari abantu bameze nkabyo, kugira ngo bayobye ibitekerezo by'abantu, bakure ibitekerezo ku Mana bajye ku bitekerezo by'abantu badasanzwe. Ibyo nibyo uzabona hari amafilime arimo biriya bintu by'abahaka n'abandi bantu banini cyane. Ni nka cyo gitekerezo baba bazanye. Abantu b'Imana bagomba kwitondera inyigisho nimbi cyane, kandi ifite ikindi kintu igamije cyo gukura amaso ku Mana, bagashyira ibitekerezo ku bindi bintu bitagira umumaro byo kubona ibintu bidasanzwe cyangwa bindi, ahubwo akaba ari byo batiraho ibitekerezo. Kandi ni no gutesha agaciro imbaraga y'Imana. Nimba abantu baramya Imana, bakorera Imana, bashobora kuza bakabana n'abantu nkatwe, nubwo turi abantu natwe Imana yavuze yuko rwose turi abantu b'agaciro, ariko ubwo ni ukuvangavanga ibintu. Ni nabyo biratuma abantu babona yuko ibintu byose bivangavanga, ari nabyo biri gutera imico mibi y'abantu bari kubyanana bahuje ibitsina, y'abantu bari kubyamana n'inyamaswa, y'abantu bari gukora ibintu bisanzwe. Nuko bashaka ibintu bivurungana, bakabona yuko nimba abamarayika bashobora kubyara n'abantu, ibintu byose bikavurungana, ubwo ni Imana. Kandi ikindi ni n'inyigisho zatangiye kera muri filozofi, by'umwihariko ku Bagiriki n'Abaromani, bavuga ko abantu babo cyangwa imana zabo ari abantu ariko badasanzwe baba mu majuru. Nusoma ibitekerezo bya Osiris n'abandi bose, Izramana zaba Horasi, uzumva yuko ngo imana zajyaga ngo zishwana, ngo imana zigashwana. Ndetse abanditsi ba kera bo mu Rwanda nabo icyo kintu bakivuga, ariko ntibihuje n'ukuri. Bakavuga ko ari abantu bimanuka ngo bakirwa Sabizeze, ko igihanga ngo mijana ari ikimanuka umwami wa mbere. Ibyo ni ibindi bintu ubwo ninde, ariko urumva ko ni ibintu bisa nkaho by'amateka, ariko se mu by'ukuri koko ni ikimanuka. Ubwo aho ngaho wabitekereza niba ugendera ku by'iyobokamana ry'ukuri, ibyo bintu byose bifite aho biriwe. N'ibyo byose ni uburyo runaka bwo kurema amateka, ariko ibyo kurema abantu b'abanyabigwi no kwereka ko abantu Abazuru bo
nibo bavuga ko nyine nabo abami babo cyangwa ibindi bintu bakavuga ko baturutse mu ijuru. Abazuru ubwabo bemera ko ari abantu bo mu ijuru, abazuru. Ubwo rero ni uburyo runaka bwo gukomoza kukumva ko abantu iyo begereye Imana cyangwa ari abantu badasanzwe bibimanuka baba bafite ubuhangange buruta ubw'abandi. None bakumvikanisha ko ibyo bintu kuba byarahuye gutyo ari n'urudubi runaka. Iki kintu ni inyigisho mbi yo kuyobya abantu ba Kristo badakwiye no kumva ndetse no gutekerezaho ndetse no kuyoboka, ndetse umuntu uyikubwiye ukabona yuko mu nyigisho ze harimo kwe. Dusoza muri make, ikihe kintu wabwira abakristo b'iki gihe se babigenze bite? Icyo nabwira abakristo, inama wabagira kugira ngo basobanuze Bibiliya umurongo ku murongo. Bibiliya irisobanurira, bareke kugendera ku gitekerezo kimwe ngo bumve ko ibintu byabaye, kandi bamenye ngo iyi context ivuzwe ihuye n'iki, idahuye n'ibintu gusa umuntu by'amarangamutima yiyumviye. Ikindi, begera Imana nkuko muri Yakobo igice cya 4:8 habivuga ngo mwunge Satani namwe azabahunga, nimwegera Imana namwe izabegera. Kandi agakomeza kuvuga ngo yemwe banyabyaha nimukarabe namwe bafite imitima ibiri. Uko no kugira imitima ibiri pe, ntago wumva ko abamarayika b'Imana, abana b'Imana baje kubyarana n'abantu bakabyara abo bantu. Ikindi nanone tukaba twarabonye ko abantu ba nyuma yaho y'umwuzure wo kurumva barapfuye. Ntitubonye wenda ko ari abana b'Imana aribo bantu bavuyemo ibihazi barapfuye. Nyuma yaho se ko haje kuba abandi bantu banini cyane. None se ko bari barapfuye nabo barongeye baba muri abo bantu babyaramo. Ikigaragara cyo uturemangingo twacu twari turimo n'abantu banini. Kandi niba warasomye n'ibishize cyangwa ukumva ubusesenguzi bwa Bibiliya, abantu bo mu gihe cya kera cyangwa uko abantu banganaga, twagiye duhindura ingano y'uko twanganaga. Bavuga ko na Adamu ashobora kuba yari munini cyane kurusha uko tungana uko nguko. Dusoza ibi biganiro bya DTM TV, nimba bigushimisha ukumva hari ikintu biguhinduyeho, subscribe ukasangiza n'abandi bantu kugira ngo nabo babashe kubireba. Reka mutumirwa adusengere dusoze tugende, ndabona n'amasaha yadufashe. Murakoze rero, ndetse no kuba twabanye. Iki kiganiro ni nk'impamo y'ijambo, impamo y'ijambo kuri DTM twabanye. Ubwo barakibona ku mbuga zacu zitandukanye zose. Reka dusenge tunasoza, ariko tubwira abantu ko tugomba kwegera Imana nkuko nayo mbivuze kurushaho, kandi tugasobanukirwa n'icyo Bibiliya ivuga, kuko turi mu gihe cy'urudubi abantu bashaka kumva inyigisho zitandukanye. Reka dusenge. Turagushimiye Nyagasani Imana idukunda, tugushimiye ukuntu wakomeje kubana natwe muri iki cyigisho, aho twareberaga hamwe impamo y'ukuri kujyanye n'abanefire ndetse n'icyo Bibiliya bivugaho. Abantu benshi barayobye kubera inyigisho z'urudubi zitandukanye ziri hirya no hino, ariko zose ziganisha mu kurohama no kutamenya icyo ijambo ryawe rivuga. Waravuze ngo bazamenya ukuri, ukuri niko kuzabatura, kandi uzamenyesha ukuri. Wari mu isi, ni wowe wayiremye, nyamara ab'isi ntibakumenye. Ngo icyakora abakumenye bakizera izina ryawe, wabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Natwe twishimira yuko watwise abana b'Imana. Kutwita abana b'Imana ni uko watumeneye amaraso ku musaraba, ndetse ukatwemerera kuba abatambyi b'ubwami. Turagusabye rero ngo uduhishurire impamo y'ukuri kw'igihe tugezemo, kandi uduhe kutwegera biruseho, kugira ngo dutsinde uburiganya bwose bwa Satani. Fasha umuvandimwe urebye iki kiganiro, kandi umuteze imbere mu bya mwuka, akomeze kuronka icyo Bibiliya mu by'ukuri ivuga. Turinde kandi tuyobore, turinde imirimo n'imitima byo kuguha isoni, kandi ibyo ukunda n'ibyo ushaka ukomeze kubiduhera ubuntu muri iyi minsi ya nyuma. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu, Umwami n'Umucunguzi wacu. Amen.